Aha nk'uko mubizi ni ya channel yanyu ibijyanye na Phone TV, nkaba ngiye kubereka. Hari benshi bambajije ati se ni gute wafungura WhatsApp, ese bikora gute, bigenda ute? Kuribana nanjye kuri ino video kugira mbikwereke. Muri ntambere uraza kuri WhatsApp, ushyiremo nimero ushaka gufungura WhatsApp. Njye nuko nazikopiye, mbona ngeze ukande next. Phone irahita yakira, uhita ukanda kuri yes, urarindira hazimo ka message. Urabona ko gutya iri kurindira. Gusaba wowe nawe muntu mushyashya uri kureba ino video, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo urusheho kubana nanjye kuri video zose. Hano rero ikintu tugiye gukora, tugiye kurindira ka message kaza kuza kemeza yuko ka verifying. Urabona ko gutya ka message kaje ka verifying yuko WhatsApp yemewe. Urahita ukanda hano kuri continue, ukanda hano kuri allow, wongera allow, ukanda hano kuri execute. Hano nurangiza hano hahita haza izina. Hano rero iyo asanzwe ayifite hahita haza backup, bahita kwereka ko asanzwe ayifite. Ararindira gato, urabona ko gutya asanzwe ayifite. Urakanda kuri education, ushaka no wagera kuri another business, ukande kuri next. Urakanda hano kuri next, urindire gatoya, ukanda hano kuri execute. Hano hari benshi bansabye yuko nabereka ukuntu bafungura WhatsApp. Ndagusabye ngo nawe ukomeze kubana nanjye kugira ngo urusheho kubona ibindi bitandukanye. Urarindira gatoya, urarindira. Burya ni nkaho WhatsApp ubwayigeze ute tuyifunguye. Njya gushishikariza nawe muntu mushyashya ngo ujye urushaho gukomeza kubona video zanje, ujye ukomeza kubana nanjye. Urabona ko WhatsApp yanjye igeze ute, irarangiye. Ngibi byose bihita bigira ute, biza nako byarangiye byose. Ndagusaba nawe muntu mushyashya uriho, ngusabe gukora subscribe kugira ngo urusheho gukomeza kubana nanjye ni ya channel yanyu ibijyanye na Phone TV. Ndagushimira icyizere mukomeza kongerera. Urabona ko gutya twayifunguye byose byageze ute, byarangiye. Hano rero kandi tugiye gushyiramo nacyo ngiye kugikurikiza, ndakibahereza cy'ukuntu wafungura account kuri TikTok. Ese ni gute wayifungura account yawe? Ndabibereka kugira ngo mukomeze kurushaho kubana nanjye kuri video zose. Ndaza kubafasha mwese mbereke ibyo mukeneye. Ni ya channel yanyu ibijyanye na Phone. Ciao ciao.